nimwumve barundi bankurikiye bari Burundi de kosiriga ni igihugu nakuriyemo ni igihugu narerewemo ni igihugu nabayemo nimwumve ubuhanuzi kuko cimba ku mutima mpora gisengera Imana igiye kongera kwegura icyo gihugu Imana igiye gusubiza agaciro iki gihugu hari amaraso menshi yaragiye kumeneka muko ntabwo bazagira ngo nkubwire ngo nibo bayigushizemo barashaka kukwiba barakubeshe ngo ibyo birara bigutondagira ngo bazabyirukana ariko ntabwo bazabishobora turavuga imbaraga ziri muri Kristo Yesu izo yasezeranyije itorero ajya mu ijuru yaravuze ngo yabwira abigishwa be yarababwiye ngo mbahaye ubutware tudakomora mu miryango ubutware tudakomora aho tuvuka ubutware tudakomora mu mashuri ubutware tudakomora mu biryo twariye yabwiye abigishwa be yashoboraga kubaraga ati mbahaye isi mbahaye amamodoka mbahaye amataje ariko yarababwiye ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose ubwo ni ubutware butava mu gisekuru aho nkomoka kwa Rwogera nohereje ubutware mu rugo rwabo abadayimoni bari bagiye gusenya Mucyo West TV umusozi wa gihanuzi ndetse no kubohoka ikaze n'ibyo mwese mukunda kubona natwe kandi mukatwereka ko umuha agaciro ibyo tubagezaho kuri Tabarwa TV ndetse no ku Mucyo West TV turi kumwe n'abapotre babiri n'abapotre b'abahanuzi badasanzwe mukunze kubona Imana iri gukoresha ibintu bidasanzwe mu gihe nk'iki ngiki baricaranye murabona design zabo ni nziza cyane wagira ngo bagiye kurangura kugurira ahantu hamwe bambaye kubundi n'abapotre n'ubundi basanzwe bambara neza n'ibisanzwe bambaye amarinete bambaye amashati meza bambaye amasaha meza bafite amatelefone meza mva biyogoshe neza murumva ko kubireba bameze neza kubigaragara inyuma bameze neza ariko no mu buryo bw'umwuka bameze neza turabakire cyane tubahaye ikaze cyane muraho neza bagemahe amakuru turashima Imana turakwakira papa murakoze cyane amakuru turashima Yesu ku Mucyo W'isi umeze neza turashima Yesu cyane kuri Tabarwa TV umeze neza kuri Tabarwa TV amavuta ni menshi cyane abantu bari gutabarwa imbaraga z'Imana zirimo zirakora hano kuri Tabarwa TV ahubwo abantu nibagiyeho vuba bakore sabone like share ku Mucyo W'isi naho bagiyeho bakore like comment ndetse na sabone barabakoze igikorwa cyiza cyane urakoze cyane ku Mucyo W'isi TV turi kumwe nawe papa amazina ninde kuba bakubonye arugana Prophete Mugisha Gerard yego akaba ari bishop w'itorero Bote Pentecost yego mu Rwanda rikorera igikorwa urakoze cyane kuri Tabarwa TV aba bakubonye ari ubwa mbere Prophete Olivier ariko ongera bibwire ntacyo bitwaye amahoro y'Imana bane namwe ni Prophete Olivier mwakunze nka padiri ariko wabaye padiri Imana ibaha umugisha rero tugiye kubana kandi ndumva hari ukuntu tugiye kuzamukana mu mavuta adasanzwe kaho twari tuguwe neza mu buryo bwo gusenga twitegura kuza hano kugira ngo nibura umuntu wese ahaherereye azamurwe mu mbaraga z'amavuta y'umwuka wera n'ibitangaza by'Imana. Yesu yaravuze ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ibyo bimenyetso ngo gusengera abarwayi bagakira, ibyo bimenyetso ni ukwirukana abadayimoni bakagenda, ibyo bimenyetso ni ukuganira ijambo ry'Imana ribohora imitima y'abantu. Ibyo bimenyetso ndashima Imana ko nicaranye n'umugabo hano ugendana n'ibyo bimenyetso by'abizera. Ibyo bimenyetso by'abizera ni ibimenyetso tugendana birimo birakora ibitangaza hirya no hino ku isi. Ari abari muri Amerika baraduhamagara, Imana ibaha umugisha, abo mu Bwongereza, mu Bufaransa, Australia, Canada, mwese aho murimo muratureba, reka tubashimire uburyo mukomeza kudukurikira kandi ibitekerezo byanyu mwandika kuri komenti bigenda bitwubaka, bityo tugakomeza umuhamagaro tusenga kugira ngo natwe igihe cyose muduhamagaye muri ya masengesho mudukeneraho, muri za nkunga z'amasengesho
tuba turi hano dusenga kugira ngo igihe cyose musange tumeze neza kandi uburyo namwe mutwereka buri munsi tubona message mwanditse muvuga ngo bashumba turabakunda ibiganiro byanyu turabikunda nabariya kandi bagerageza kubisharinga abandi tubasabira umugisha uriya muntu wakoze sabone tumusabira umugisha sabone c'est en français non subscribe yes tumusabira umugisha wakoze like ariko buriya nuriya muntu ureba ikiganiro kigasoza uriya muntu abatanze ituro ridasanzwe ituro kabisa noneho kandi agashyiraho na comment hasi uko yumvisha ikiganiro nabwo abakoze ikintu gikomeye kidasanzwe ndumva ngiye gufata amasengesho y'iminsi 2 yo gusengera umuntu wakoze sabone n'undi muntu ufata iki kiganiro akagisangiza abandi akagisharinga ndumva mpaswe kumusengera iminsi 2 noneho nuriya muntu uvuga ati uyu muntu reka muhamagare mubwire ko ibiganiro bye bifite aho byankuye agatanga ubuhamya avuga ko byamufashije nawe ari mwabo bantu bagiye gufatwa iminsi yo gusengerwa asabirwa umugisha kugira ngo n'ibyo akoraho byose yaguke. Arakoze Prophet Olivier, reka dutangize ikiganiro cyacu nanjye Clement Bagemahe ugize amahirwe yo kugira n'umugisha wo kwicarana no gutangiza aba apotre bombi Imana yo gushima itangaza bura nanjye bazansengera cyangwa baransengera tuje gutangiza iki kiganiro nyirizina igiye barakiyobora na bombi kuko babizeranye n'aba apotre babiri murababona nkuko twatangiye tubivuga. Reka dusabe umuyobozi mukuru w'Umucyo TV atangire azamura isengesho kugira ngo amasengesho niyo agomba kubanza byose tuguhaye uwo mpano. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Turashimiye hari imbaraga zawe zikorera mu bera, hari imbaraga zibohora, izikiza, zikura mu byaha abantu bakabona ubuzima. Uyu mwanya twicaye imbere y'kamera ntabwo tuzi icyo twavuga, ariko umwuka w'Imana uri muri twe atumenyesha icyo twavuga. Reka ubwenge bw'isi bube muri twe, reka ubwenge bw'Imana kuko aribwo bukenewe kugira ngo imitima yacu ihembuke. Twirukanye imbaraga z'umwijima zose, ibyo tugiye kuvuga ntihaba ari twe ahubwo Kristo bari ugaragara. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Aha, Imana bahereza umugisha rero nkuko mutubona turi kumwe na Prophet Gerard wagaragaye ku mpano zo gusengera abantu benshi bagenda bashima Imana muri comment ni benshi cyane tugenda twakira. Ubu rero turi kumwe nawe hano ku Mucyo w'Isi ariko no kuri Tabarwa TV Prophet turagira ngo noneho aho twari turi nabonaga amavuta ari yose urumva umeze neza rero. Ameze neza cyane ndashima Yesu ikasoza abadukurikiye nkuko twatangiye tubasuza bari mu Rwanda ndetse no hanze tubabwira ijambo rimwe rikubiyemo ibyo twakababwiye byose turabakunda. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero cyangwa se umutwe w'ikiganiro cyacu ni imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Iyo tuvuga imbaraga z'Imana zikorera mu bera tuba tuvuga ko tuba dushatse kugaragaza ko hari n'izindi mbaraga zitera. Izo zitera bisobanuye ko zitanakora ariko ziranahari zikorera mu mwijima. Ariko iyo tubwira abantu imbaraga z'Imana zikorera mu bera ni za zindi zigera ku mubyeyi umaze imyaka 6 atabyara akabona urubyaro, ni za zindi zigera ku mwana wavukanye ubumuga bwo kutavuga akavuga, ni za zindi zigera ku munyabyaha zikamuhindura akaba umukristo, ni za zindi zageze kuri Sawuli akitwa Pawulo. Imana ishimwe cyane. Tubwira abantu badukurikiye ko izo mbaraga zikorera mu bera aho zageze umuntu naho yaba yari umupagano umeze ute, yarishe yaribye yaranywaga urumogi ziramuhindura akaba umukristo akagera no ku rwego aho umukozi w'Imana. Abantu rero badukurikiye
hari abantu bagenda bacira imanza abandi ngo uriya muntu ngo ntazakizwa ngo ntabwo ahinduka n'uwakijwe ngo uriya ngo bakamutega iminsi ngo ntabwo azahinduka bashyize ku munzana ibijyanye n'ibyamugaragayeho ariko tubwire abantu ngo ejo h'umuntu hazwi n'Imana uyu munsi wababara ejo ugaseka uyu munsi warira ejo ukishima tubwire abantu badukurikiye rero ngaho bagutambikiye agati bavuga ngo ntuzaharenga uzaharenga aho bavuze ngo abana bawe ngo uzajya uhora ubyara abana b'idebiri reka nkubwire urubyaro rwa mbere rwaraferinze ariko urwa kabiri ruzarushaho kugira imbaraga Imana ishimwe cyane yego Imana ishimwe Imana ishimwe ariko nkuko bivuze ni ahantu haba Imana itakura umuntu ni ahantu heza Imana itageza umuntu uyu munsi uyu mubyeyi udukurikiye arira cyangwa se ko uyu munsi uyu mupapa cyangwa uyu musore cyangwa uyu mukobwa udukurikiye arira ntibivuze ko Imana itamukura muri ayo marira hari igihe rero umuntu akureba ibyago bihora bisimburana mu rugo rwawe cyangwa ku buzima bwawe akagira ngo Imana yaragutaye niyo makuru asigayeho ariwo muri iki gihe abantu benshi bashakira Imana barebera Imana mu buzima abandi babayemo ariko ntabwo ari cyo bivuze ntabwo ari cyo bivuze kuba uyu munsi ubabaye ntibivuze ko Imana yagutaye ntibinavuze ko Imana yakwanze urabyumva byose biberaho kugira ngo bitwigishe ariko imbaraga z'Imana zikorera mu bera ziberaho iki kugira ngo zidukure muri ubwo buzima zidukure muri iyo mibabaro zidukure muri ayo marira abatubonye turira amen Imana ishimwe abatubonye turira bazongere batubone duseka Imana ishimwe haleluya amen niyo tuvuga imbaraga z'Imana zikorera mu bera ntabwo twirengagiza ko hari n'izindi mbaraga tujiste za zindi twavuze z'umwijima tujye tugerageza gusobanurira abantu kuko tugeze mu gihe kigoye abantu ndabyibuka ndi muri ADPR Karugira twagiye gusengera umupapa hano bita Kimironko Papa Tunda ndamusoje nisika kiriho yari yaracyashakishije umwana yari amaze igihe kirekire atabyara maze igihe atabyara aza kwigira inama umugore we yigira inama ajya mu bapfumu urumva iyo tuvuga imbaraga z'Imana zikorera mu bera bazi batandukanye hari izindi mbaraga zitari z'Imana zikorera mu bapagani I know none Papa Tunda umugore wajya mu bapfumu abapfumu bagerageza kumufasha bamubwira ko azabyara kandi ko igihe cyarageze profete ibi tujye tubibwira abantu arabyara ariko abyaye yaryama kuko bari bafite inzu ifite ibyumba 3 na sala icyumba kimwe cyari cyarashyitse ikindi cyumba cyari cy'ababyeyi ikindi cyari cyo gushyiramo ibyombo ibwo ni ibimasafuriya n'iki baryama baraje ibiryo mu nkono bakabyuka mu gitondo bagasanga ibiryo nta biri mu nkono urakurikirana baba batetse inyama bugake mu gitondo bagasanga isafuriya irera birukana abakozi bose kugeza ubwo urugo rwasigaye ruwamo Papa Tunda n'uwo mwana wabo ariko yari akiba muri Beresa atarakura ndetse n'umugore we none igihe kiragera bari mu nzu bonyine nanone babona ibiryo birabura mu nkono kandi abakozi baragiye urumva bari barananiwe abakozi kugira ngo twereke abantu izi imbaraga z'Imana aho zitandukana n'ibindi bintu abantu bajya biringira bijandikamo kuko turi hano kuri social media kandi iyi social media turi gukoreraho iri no gukorerwaho n'abafite imbaraga z'ubupfumu birirwa bahamagara abantu ngo babakorera ibi nibi ariko ndagira ngo mbahishurire amabanga yabo amen igihe cyarageze rero Mama Tunda nka yamana Papa Tunda akashwana n'umugore agashinja umugabo ati menyere ubyuka ninjoro twamaze kurya ugasubira mu masafuriya umugabo nawe agashinja umugore none umugore aza kuba maso agiye kubona wa mwana ijoro riragera agahinduka inzoka abona ikiyoka kivuye muri ya beriso kiramanuka gica munsi y'urugi cyerekeza muri cya cyumba bashyiragamo amasafuriya umugore ahita agwa igihumura urukumva umugore amaze kugwa igihumura atangiye kugarura ubwenge abwiye yanga kongera guterura umwana we umwana waramwanga aramwanga aravuga ati nabyiboneye ahita abona uwo mwana suwe uko niko byagenze tubwira abantu badukurikiye ngo hari abantu bafite abana ataraba noneho bahawe n'abapfumu bahawe n'abakonikoni
babonye ari uko batanze ihene, babonye batanze inkoko, batanze amagi n'ibindi. Reka tumubwire ngo uwo mwana umusubize nyirawo, hari Imana igiye kuguha umwana wawe. Amen. Ibyo ucenyereyeho ubijugunye, ibyo baguhenga ubyizereremo ubijugunye. Noneho ikintu cyabaye profeti yahamagaye gurupe y'abanyamasengesho bitwa badapfa, ngira ngo abantu bari igikondo badukurikiye banzi barabizi, tujyayo dukorayo igicaniro cy'amasengesho. Mana ishimwe. Umugore yananiwe kuvuga, bamwegereza umwana ati inzoka, kandi yatwise nk'abandi, yagiye kwa muganga arasunika abyara nk'abandi. Reka tubabwire ngo dufite Imana. Amen. Abantu bagirira Imana icyizere. Twarasenze dukora igicaniro cy'amasengesho. Iminsi 7 kavuga kuzura kw'Imana. Mana ishimwe. Nijoro ry'umunsi wa 7 ntabwo twamenye mu bankurikiye ibi nta motivation irimo. Nitwamenye nimba Berisa ariyo yamize umwana cyangwa umwana yaraciye muri plafond, ntabyo tuzi. Twarasenze Imana iravuga ngo nirukanye daimoni muri uru rugo. Daimoni yirukanye abakozi, daimoni ishwanisha umugabo n'umugore. Wabyumvise? Icyo bitaga umwana ntabwo yari umwana. Twarasenze Beriso, tugiye kureba muri Beriso Imana yavuganye natwe ku munsi wa 7 nijoro, hari 8:45 z'ijoro. Iravuga ngo nirukanye daimoni muri uru rugo. Kandi abadukurikiye bamenye bumve ko daimoni ni wa mwana warahawe n'abapfumu. Iravuga ngo nirukanye waratanzwe n'abapfumu, ngo nirukanye Satani muri uru rugo. Twarasenze umwana arabura na bugingo n'ubu ntawuza aho yagiye. Icyitwaga umwana Berisi sigara irangaye. Aya ni amateka yabaye mu mwaka wa 2 mu kwezi kwa 3, muri 2 mu kwezi kwa 3. Iyo tuvuga rero ku mbaraga z'Imana zikorera mu bera, nizo zirukana abadayimoni. Ntabwo zisaba utunigi, izi mbaraga zikorera mu bera. Ntabwo zisaba utunigi, ntabwo zisaba amagi, ntabwo zisaba inkoko, ntabwo zisaba ihene, ntabwo zisaba ikimasa, ntabwo n'imbaraga zituruka mu masengesho. Ntizisaba kugukoresha teste ngurare mu buzu burimo ibyatsi, ntabwo ntibisaba ihene, ntibisaba kwicara hejuru y'amagi, ntibisaba kurara mu irimbi. Izo ni imbaraga zikorera mu bera. Devosa idini mandorobe erefa shakitope. Abapfumu barakubeshe ngo bazagukiza iyo nda yabyimbye, ariko ntabwo bazagira ngo nkubwire ngo nibo bayigushyizemo barashaka kukwiba. Barakubeshe ngo ibyo birara bigutondagira ngo bazabyirukana, ariko ntabwo bazabishobora. Turavuga imbaraga ziri muri Kristo Yesu, izo yasezeranyije itorero. Ajya mu ijuru yaravuze ngo, yabwira abigishwa be, yarababwiye ngo mbahaye ubutware tudakomora mu miryango, ubutware tudakomora aho tuvuka, ubutware tudakomora mu mashuri, ubutware tudakomora mu biryo twariye. Yabwiye abigishwa be yashoboraga kubaraga ati mbahaye isi, mbahaye amamodoka, mbahaye amataje, ariko yarababwiye ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose. Ubwo ni ubutware butava mu gisekuru aho nkomoka kwa Rwogera. Nohereje ubutware mu rugo rwabo abadayimoni bari bagiye gusenya. Nohereje imbaraga yakuye abana bawe mu ishuri banze ishuri. Nohereje imbaraga zari zigiye gusenya urugo rwawe. Nohereje mu imbaraga zikorera mu bera. Ubu butware ndabwohereza kuri abo bana bakubereye ibirara. Ubu butware ndabwohereza kuri abo bana bakunaniye bashyira mu mujyi. Ubu butware ndabwohereza kuri abo bana batacyumvira. Ubu butware ndabukoresha kuri urwo rugo rwawe rwendaga gusenyuka. Ubu butware ndabukoresha hejuru y'abarozi barara bakuroga bakaguteza ibitero bya nijoro. Ubu butware ndabukoresha aho ku kazi bakuganye. Ubu butware ndabukoresha bananiwe kukuzamura ngo baguhe promotion mu kazi, abandi barabapromotinga ariko ntibagupromotinge. Ubu butware bwakora mu kazi. Ubu butware bwakora mu kazi. Nisezerano n'umurage twahawe, ntago tubikomora aho tuvuka. N'umurage data yadusigiye Yesu. Yaravuze ngo mbahaye ubutware. Tubwira abantu badukurikiye ngo nibave mu bucu bw'abadayimoni bababwira ko bitazakunda.
barakubwiye ngo kurongorwa ntibizakunda, barakubwira ngo akazi warize ntibizakunda, barakubwira ngo urwo rugo ntuzarubamo, barakubwira ngo uwo musore muri guteretana ngo ntibizagira iherezo ryo kubana. Hejuru y'ibyo abadayimoni batekereza hari Imana irimo kugutekerezaho nonaha. Hejuru y'aho wacururizaga abadayimoni bakwirukanye hari imbaraga z'Imana zigiye kongera kugushingira ahantu ugiye kwicara nawe ukavuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye, nanjye ndishimye. Hari imbaraga zikorera mu bera zigiye kugaragara muri aya masaha. Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi. Twabonye abarwayi bakira Prophet. Barebe kuri Channel Tabarwa TV, umudamu yakize sida yitangiye ubuhamya n'ubu biriho. Hari undi wakize kanseri wo mu Butaliyani. Izo ni imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Hejuru yo kunanirwa kw'abaganga ongeraho gusenga. Hejuru y'imbaraga zibirimo bikurwanya hari imbaraga z'Imana zikansoringa iz'abazimu n'abadayimoni. Ndumva ndimo kugutumwaho mama, ndumva ndimo kugutumwaho wa mukobwa we. Reka kwirwanirira, reka kwicira inzira. Hari ijwi ndimo kumvira mu matwi yanjye rivuga ngo ze enekosa senebodrai. Hari ubutware buje hejuru ubuzima bwawe. Kwa Yesu dufite dufite ubushobozi iyo twizeye magambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru iwacu, mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro. Mu gihe rero mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza umukiza wacu, umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeraniye. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranijwe. Numvise marayika w'Imana avugana nanjye, numvise ijwi ndirimba indirimbo, mbonye umubyeyi umaze igiharira. Hari imbaraga zikorera mu bera zije kuguhoza ayo marira. Mbonye umukobwa wari umaze igiharira, ndabona umaze igihe kinini cyane wararambagijwe, ubutwe burapfa. Ufite amarira y'urushako, ufite amarira y'amashuri yawe, ufite amarira y'urubyaro, ufite amarira y'akazi. Mbonye marayika w'Imana amanukana umuswari ahanagura abana amarira. Mu badukurikiye hari amarira Imana ije kubahoza. Mu badukurikiye mu mbaraga z'ubutatu bwera, Data wa twese, Umwana n'Umwuka we, mbonye marayika w'Imana amanuka guhoza amarira. Hari amarira umaze igihe urira. Wararize cyane, umaze igihe kinini ushaka urubyaro wararubuze. Amajwi yabaye menshi, wataye agaciro mu muryango wasatsemo. Ariko marayika uvuganye nanjye, ijwi numvise riravuze ngo Imana ije kuguhoza ayo marira. Akira mu izina rya Yesu. Izera iby'Imana ivuze, kuko ije kubisohoza. Ni Imana idashobora kubeshya. Haleluya, haleluya. N'imbaraga zihindura amateka. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora.
urugendo ntabwo wabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya mfite ibyiringiro. Tumushyiraho ibiganza bagiye gushingura barabibona ko abantu bari bamushungereye yaguye yapfuye. Ikiganza cy'Imana kimukozeho aturagurika nk'ibigori, arazuka arongera kubaho. Reka nkubwire ngo hejuru y'ibimaze iminsi bikugenda mu mubiri, hejuru y'ibimaze iminsi bikuzamuka mu maguru bikagera mu gatuza ukaberwa ibyari byo warivuje byaranze, wanyweye imiti bahora bapimye za sikaneri bakoze byose babuze byari byo. Ariko hejuru y'iyo mbaraga ikugendamo hari imbaraga z'Imana zikorera, hari imbaraga zakubohora. Izi mbaraga ni imbaraga zakije uwitwa Rwatimayo. Yari impumyi ngo y'umusezi wiberaga ku nzira, ngo yumvise ibya Yesu arataka cyane ati mwene Dawidi mbabarira ntabara. Ngo Yesu ngo arahagarara, haleluya, ngategeka ko bamuzana. Ariko ngo icyambere yakoze Rwatimayo yataye igikoti. Reka tubwire abantu bati ikoti ryo kutizera. Oya, umuntu wataye ikote ryo kutizera none ararikiwe kongera kwizera uyu mwami. Uyu muntu uyu mukobwa uruguta imbaraga zo kwizera ngo ajye kwishingira, niyihangane gatoya, hari imbaraga z'Imana zikorera mubera. Zije hari habura gato ngo yishingire, Imana ije kumwambika ikanzu ya Mariya. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndagukomeye amushyira. Narindi Mwanza muri Tanzania mu giterane gikomeye nahakoreye mu mwaka wa 2022. Mu mwaka 2022 nandi Mwanza Tanzania mu giterane gikomeye nahakoreye cy'iminsi 3. Abantu ba Mwanza ndabasuhuje. Cyari gifite intego ivuga ngo nta kure habaho Imana itakura umuntu. Igihe nandi muri icyo giterane abarozi baho bakoze ikintu kidasanzwe. Haleluya. Bakoze ikintu kidasanzwe, baduteza ibintu bimeze nk'inzuki. Ntago zari inzuki physically, izi ngizi byari ibintu biduhera bimeze nk'ibisazi. Antuka ahantu twakoraga igiterane ntabwo hari umwanda, ariko bohereje ibisazi. Hazi ibisazi binini cyane bikajya biduhira ku buryo uri kuvuga bikaza kuri mikoro bikaza ku gahanga kawe. Mbwira abantu bari baraho ndababwira ni twatatse kandi twatewe. Abera bakora amasengesho, bakora igicaniro, kuko mu minsi 3 tunagomba gukora igiterane. Umunsi wa mbere batwohereje ibyo bisazi bimeze nk'inzuki, bikaza bikaba byinshi ku bantu bakabyiyama, bikaba byinshi bisazi byinshi. Ibi bintu byabaye mu mwaka 2022. Mbwira abantu dufite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga z'abarozi. Profete vuga ngo amen. Amen. Hari imbaraga ziri hejuru y'izabapfumu, hari imbaraga ziri hejuru y'iz'abakoniko, hari imbaraga ziri hejuru ya Nyaringi n'ibitega. Mbwira abantu ni mureke dusenge. Amen. Amen. Mamagara Imana turasenga. Kuko nagiye kubona mbona turatewe, duterwa n'ingabo nyinshi cyane. Naraye mbirose ndota mbona tugoswe n'ingabo nyinshi cyane zisa nabi, zifite intwaro zikomeye zirakaye. Ndavuga ngo ese ko nta ntambara turimo, kandi nkabona twagoswe nka bimwe byo mu mafilimi. Ariko tukiraho ntituze gusoza tudasengeye Burundi. Mu kanya nagize yerekwa amaraso arimo ameneka cyane. Imana iraza gukora ku bw'abera. Imana igirire neza ko dufitanye isano n'u Burundi. Oya, twese turi bamwe, tuvuga ikinyarwanda. Irengera igihugu cy'u Burundi. Imana igiye kukirengera vuba. Nabonaga Satani yarashatse gukora imyigaragambyo imena amaraso y'u Burundi mu Barundi. Turasenga Imana. Twasenze umunsi wa mbere ibisazi byaduteye Mwanza Tanzania. Ku munsi wa kabiri, haleluya, haleluya, ku munsi wa kabiri mu giterane turi gusenga, kwa kundi bagiye kwakira umwigisha mbere yuko banyakiraga twabanzaga gufata ibihe bikomeye byo gusenga. Ndi Mwanza Tanzania mfata mikoro turasenga. Ndavuga ngo tugiye gufata abarozi bari muri iki giterane, tugiye gufata abakonikori bari muri iki giterane. Uko twasengaga twagiye twumva mu giterane abantu batangiye guhebeba. Ngo nari natumwe kubica, undi ngo nari natumwe ko iki giterane kitagomba kuba, undi ngo nari navuze ko kare gakoze k'Imana kavuye mu Rwanda katazasubirayo. Turabafata tubafatamwe abakonikoni 6. Mana ishimwe. Baraza barapfukama, tubambura ibyo bari bafite turabitwika.
ubu n'uyu munsi uvuze izina Mugisha Gerard Mwanza Tanzania mu mujyi bahita bakubwira ati uwo mukozi w'Imana turamuzi. Twabonye imbaraga zikorera mu bera zifata abarozi bashira hasi imbiza, bashira hasi inzabya za, bashira hasi ibyo baciririye, turabitwika irendera ry'Imana yacu yazamuka. Igihe kirageze Yesu yabibwiye umugore w'Umusamariya bahuriye ku iriba rya Yakobo, aravuga ngo igihe kirageze ubwo abasenga by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Iki ni igihe cy'umwuka. Kuba muri ibi bihe utari umunyamwuka ibihe biraza kugucanga. Tubwira abarokore badukurikiye, abasenga badukurikiye, kuba muri ibi bihe utari umunyamwuka ibintu biraza kugucanga. Igihe kirageze bene data ngo twinjire mu masezerano. Data Yesu yaravuze ngo muri iyo minsi y'imperuka nzasuka umwuka ku bantu banyu, abasore abakobwa abasaza bazarota, abasore n'abakobwa bazagira bate bazahana. Izi mbaraga zikorera mu bera ndazohereza mu rubyaro rwawe ziruhindure, ndazohereza ku mugabo wawe zimufate mpiri ave mu ngeso yagiyemo, ndazohereza mu kazi kawe ugira agaciro. Izi mbaraga zikorera mu bera ndazohereza muri bizinesi yawe igira agaciro. Otela twarazibonye zikora, twarazibonye zifungura ibintu byari byarafunze. Tugiye gusoza dusenga, ariko mbere ko dusenga, inshuti nyinshi mfite ku migabane yose y'isi ni Abarundi. Mfite inshuti nyinshi z'Abarundi. Kiriya gihugu ni igihugu Imana yatanzemo amasezerano akomeye cyane ko kizazamurwa, ko kizubakwamo amazu maremare, ko bazagira amahoro, kuba ari igihugu kizaba ari igihugu cya mbere muri Afurika. Imana imbwira ubuhanuzi bwacyo, yambwiye yakoresheje ijambo ryayo riri muri Yesaya rivuga ngo nubwo waretswe ntihagire ubucikwitaho, ariko nzongera kukubaka, nzegura ihema rya Yakobo ryaguye. Urebye mu by'ukuri uburyo igihugu kimeze nkaho cyaguye, mu butunzi bwaraguye, mu iterambere byaraguye, mu bikorwa remezo byaraguye, mu byerekeranye n'iterambere mu mashuri byaraguye. Ariko nimwumve Barundi bankurikiye bari Burundi, ni igihugu nakuriyemo, ni igihugu narerewemo, ni igihugu nabayemo. Nimwumve ubuhanuzi kuko kimba ku mutima mpora ngisengera. Imana igiye kongera kwegura icyo gihugu, Imana igiye gusubiza agaciro iki gihugu. Imana ihaye ijambo iki gihugu. Iki gihugu nabonye Satani yarakigambiriyeho ibibi byinshi. Hari amaraso menshi yaragiye kumeneka mu bintu byerekeranye n'inzira. Imana igiye guhindura icyari hejuru gishyire hasi, n'icyari hasi gishyire hejuru. Abafite abavandimwe bari muri kiriya gihugu bari mu mahanga, iki ni igihe cyo gusenga cyane, kubera ko ibi byendaga kuba hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 10 hasi, n'icyari hasi gishize hejuru. Mbivuze mu buryo bwa gihanuzi, ariko abankurikiye mu nyumva neza murumva icyo mvuganye namwe. Imana ivuze ityo kubera ko hari ibintu Imana ihaze, muri kiriya gihugu. Hari ibintu Imana ihaze, agasuzuguro k'abadayimoni kuri kiriya gihugu. Hari ibintu Imana ihaze kukomeye kurinda abagabo bakirimo. Nabonye urubyiruko rwishi rwicwa, nabonye urubyiruko rwishi amaraso yarwo aseswa, nabonye abagabo benshi baburirwa irengero. Ariko iki gihugu ndagisengeye, ngishize mu biganza by'Imana, ndakimanye ku migambi y'abadayimoni, ndakimanye mu izina rya Yesu. Ndakimanye iki gihugu, ndakimanye mu biganza by'umwanzi, ndakimanye mu biganza by'umugome. Ndavuze ngo nikiba amahoro. Sengeye abari badukurikiye kuri Tabarwa TV ndetse n'umucyo w'isi TV, reka imbaraga zikorera mu bera zisoza ibyo wavuze ku buzima bwabo, amateka y'ubuzima bwabo ahinduke mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane nabo. Ndabakunda cyane, turabakunda. Imana ibahumurize.